Abanyarwanda benshi ntibazi uko wakora amafaranga online ukoresheje telefone yawe, kandi ngiye kubikwereka muri iyi video yose ireba irangize, ngiye kukwereka uburyo wakorera amafaranga online ukoresheje telefone yawe. Ese wari uzi uko ushobora gutangira gukorera amafaranga ukoresheje phone yawe gusa, na capital na business nini na office? Muri iyi video ndakwereka uburyo wakorera nibura $5 buri munsi ukoresheje app na internet gusa. Niba ushaka kwinjiza amafaranga online uri mu Rwanda, iyi video igenewe wowe. Igice cya mbere, ukuri abantu batazi. Reka tubanze tuvuge ukuri internet ntabwo ari imyidagaduro gusa, ni ikosa rinini cyane ry'amafaranga. Abantu benshi bo ku isi bakorera amafaranga kuri phone buri munsi, gukorera utuzi duto, gukora job, gukora content, gukora service, kurushaho ubumenyi. Ikibazo ni uko abantu benshi batamenya aho batangirira. Uyu munsi ndabikwereka step by step. Igice cya mbere, uburyo bwo micro job. Uburyo bwa mbere bworoshye cyane, micro job, aha ukora utuzi duto two kuri internet, nko kureba amavideo, kugaragaza app, kwandika utuntu duto, gukoresha service. Aha ushobora kubona $1 kugeza ku $5 ku munsi utiriwe uvunika. Icyiza ni uko na diplome bisaba, na capital bisaba, ukenera phone na internet gusa. Ushobora gukora iminota 30 kugeza kuri 60 ku munsi. Igice cya gatatu, uburyo bwa AI. AI ni uburyo ukoreshamo AI ukabona amafaranga cyane pe. Abantu benshi bakunze gukoresha muri iyi minsi uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri burimo gukoresha cyane muri 2026, gukoresha AI gukora amafaranga. Ushobora gukoresha AI ugakora amafaranga cyane, kwandika text, gukora captions cyane, ibintu nk'ibyo cyane pe. Ari ibintu abantu benshi bishura amafaranga kuri internet kugira ngo bafashe ibi. Iyo ubonye content umwe gusa ushobora kubona $5 kugera ku $20 ku kazi kamwe cyane. Igice cya kane, hano tugiye kureba uburyo bwa gatatu ushobora kuba. Tugiye ku buryo bwa kane ushobora gukoreshamo YouTube Short. Uburyo bwa gatatu ni ubwo bwiza cyane. YouTube Short ni ukeneye kamera ihenze, steady, ni ukugaragaza isura yawe. Ushobora gukoresha amafoto, ukoresha amajwi, ukoresha text. Iyo utangiye posting buri munsi, mu mezi make ushobora kubona abasubscribers 1000 ugatangirwa kwishyurwa cyane pe. Ukishyurwa wakoze short nyinshi, ni kubona views aho ngaho. Igihe kigeze wujuje 10,000,000 kuri shoot turahembwa cyane. Igice cya gatanu, ikosa rikomeye abantu bakora. Abantu benshi bifuza amafaranga online ariko bakora ikosa rimwe rikomeye. Bashaka amafaranga vuba ariko ntibahora bakora consistent. Ibanga ni iri: kora buri munsi niyo waba utarabona amafaranga nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa se amezi 2 utangiye kubona impinduka cyane. Ugasanga umuntu akoze rimwe, ashyizeho video 5, ati ntegereje guhembwa, ati nanjye ntibamembe tu. Wapi, ibyo ntabwo bikora. Wakora cyane, ushaho video nyinshi cyane, ibintu byo bizagufasha kuba wazamuka
ukagera aho uhembwa. Nsoza basaba niba ushaka kumenya kukwereka app n'uburyo bwo gukorera amafaranga online, kanda subscribe, ukande like, wandike muri comment uti ndabishaka. Video ikurikira nzakwereka app zishura abantu muri Africa. Murakoze cyane.